Amasaziro mu mwuka. Amasaziro mu mwuka. Abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana nyamana. Uri Imana waduhamagariye umurimo, wagendanye nanjye. Mana ndabigushimiye. Mwami wanje ndakwinginze, itorero ni ryawe si ry'umuntu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. Urumva turi abacu utwigenge. Ntabwo turi abacu utwigenge. Ubugingo bwacu. Ntabwo urabona ko yabaje bati nubwo mu ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye. Noneho mujya mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushira imitima yanyu. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushi ko bukeye. Urumva ko rero ibikundi by'isi bimara n'imbaraga abantu b'Imana. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Tubashimira mwebwe mwese mwashize inyakira amajwi zanyu kuri 96 kuri live radio yivugira hano ku Gisozi, radio y'Itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Kandi tubashimira mwebwe mwese mukomeje kunogerwa na gahunda za live radio. Jewe uri kuri mikoro ni Pastor Kirema Muganza. Mukanya ndaza kwakira umutumirwa dufite muri studio mu kiganiro tugiye kugirana kijyanye n'imyizerere. Uyu munsi tukaba turi buze kurebera hamwe imyizerere itandukanye igiye iboneka hano ku isi, aho tugenda tubona yuko ibitabo bya Gikristo ndetse n'ibindi bitabo bitari bya Gikristo bigenda bigaragaza neza imyizerere igiye itandukanye, aho tugenda tubona ibyo bita ibitabo bitagatifu, cyangwa se ubwo iyo tuvuze ibitabo bitagatifu tuvuga Korani, tukanavuga na Bibiliya, kuko nibyo bitabo bizwi kandi bikunzwe ku isi. Kwisi rero igitabo kisoma cyane kikaba ari Bibiliya nkuko dusanzwe tubivuga, ariko ikindi gitabo kigwa mu ntege kikaba ari Korani. Aha rero tugira ubuhamya butandukanye bw'abantu bagenda basoma ibi bitabo bakagenda babisesengura, ndetse bakamenya byinshi mu bikubiye muri ibi bitabo, mu bikubiye muri iyi myizerere. Ni bimwe mu byo tujya kuganira muri iki kiganiro. Mu kanya nk'abandi buze kugaruka nakira umutumirwa turi kumwe muri studio, muri kumwe na Pastor Kirema Muganza. Reka tugaruke mu kanya. Sinshobora na rimwe gucikwa na gahunda za live radio 96 FM.
Nkuko twababwiraga rero ko turi muri studio hamwe n'umutumirwa aho tugiye kuganira ku bijyanye n'imyizerere itandukanye y'ibitabo bisomwa cyane ku isi bifite umubare munini cyane amamiliyari n'amamiliyari asoma cyane ibitabo ko igitabo cya mbere gisomwa ni Bibiliya ariko ikindi gitabo cya kabiri nacyo gisomwa akaba ari Korowani. Dufite rero umutumirwa muri studio za Life Radio tukaba tumuha ikaze aratangira atwibwira tuguha ikaze Salimu. Murakoze cyane Pastor Clement. Yitwa Salimu ariko Salimu ndibaza yuko nkikwakira nkivuga Salimu abantu benshi bumvise ibintu byinshi. Nagira ngo Salimu utangire usuhuza abateze amatwi Life Radio ndetse unabibwira muri rusange. Abateze amatwi radio ya ADPR Life Radio ivugira ku murongo wa 96 ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bakundukize Ndugu Salim. Abenshi bakunda gushidikanya ku mazina ya Nyago Ndugu Salimu ariko bivuga Ndugu bivuga umuvandimwe, Salimu bikavuga Shalom cyangwa se mahoro. Yego. Aha tukaba buri muntu wese ahita yibaza Ndugu Salimu birumvikana n'izina ritari rya Gikristo. Cyangwa se rishobora kuba rya Gikristo ntabwo tubizi. Watubwira iki? Nari umuyisilamu ariko ubu narahindutse nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Yego, ndatekereza ko mu bintu byinshi tugiye kuganira harimo ibyo ngibyo, harimo gusobanukirwa iyo myizerere ibiri itandukanye kandi wabayemo. Nagira ngo tudatinze hari utangire n'ubundi utwibwira muri rusange urwo rugendo uko rwakugendekeye amajya n'amaza yawe wa mugani, tuvuge uko wabaye umusilamu uko wabaye umukristo, hanyuma tuze kugaruka turebera ko iyo myizerere ibiri ifite ibitabo bibiri nk'uko nabivuze bibiri bitandukanye kandi bikunzwe ku isi tuze kubisanisha. Ngira ngo ibyo ni bimwe mu bikubiye mu kiganiro tugiye kugirana, ariko watangira ubwira abantu Ndugu Salimu ni muntu ki, urwo rugendo rwatangiye rute? Ndugu Salimu ni umuntu usanzwe. Yego. Ni umunyarwanda avukiye mu karere ka Nyamasheke, mvuka mu muryango w'abizera bari bafite imyizerere ya Kikatolika. Yewe n'amashuri nagiye nkunda kwiga mu bigo by'aba Kikatolika by'abapadiri, ariko uko nagendaga nkura nkabona ubukristo bwanjye muri Katolika nkumva bitamfasha. Nari mfite inshuti nyinshi z'abayisilamu, nkayarushaho kugenda nsobanukirwa numva nkuzi idini ya Isilamu, nyijyamo gutyo nyibamo igihe kinini, ariko muko kuyibamo kuko nari narigishijwe ko nta yindi mana iriho nkuko bivuga muri Korowani. Kuko bavuga ngo hari isura ivuga ngo kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kuvuga ngo nta yindi mana iriho usibye Allah, kwitabyara ntibyarwe, nta n'ikisa nacyo, nta n'icyo yegeranye nacyo. Nkurira muri ibyo, nkora ndi umurakare, biza kugeraho mbese nkajya mbona ubukristo abanzi ba mbere nagiraga bari bo, kuko numvaga ko baratandukiriye basenga Imana eshatu, Yesu, Mariya, kandi Korani ari karimu ivuga ngo Imana ni imwe rukumbi, Allah. Imana yitwa Allah. Ukabona ari abayobe.
wabonaga ari abayobe. nabonaga ari abayobe, ariko pour le moment ubu ngubu ahubwo nibo bayobotse nyakuri. Nabaye muri ubwo buzima, ariko kuba umusiramu kwanjye ntabwo byatumye Imana nashakaga narayibonye mu by'ukuri, kuko byatumye ubwo nijandika mu bindi, nijanditse mu bindi. Kuko nk'urugero hari isura ya 72 mu gitabo cya Quran, isura Tirijin, cyangwa se igitabo cy'amajini. Amajini niyo twebwe abakristo twita imyuka mibi, yahindi yamanukanye na Satani bagakirwa hiteka, abadayimoni. Ariko ngo bumvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo asoma Qur'an, ngo ni Qur'an ngo ni nziza, amajini ahita avuga ati natwe tuzaba umwe mu bagaragira Imana ya Allah, tuzaba abasilamu. Ibyo byansunikiye kujya gushaka amajini, kandi nsenga gatanu ku munsi. Njya mu majini, nshaka amajini, mbese bisa nkaho byandi by'abapagani bita kujya kuraguza, gushaka imitsindo. Ndagenda kabisa byose ndabikusanya, najya gusari umva nta mutima ushira urubanza, gusari ka gatanu nyine. Kuko twafataga iswala ya asubuhi, ni mu gitondo mbere y'uko izuba rirasa, ngasari aduhuri cyangwa alasiri, ngasari mangarubi na rayishayi. Uko ni gatanu ku munsi, ariko nuvuga nta mutima ushira urubanza. Ikindi nasambanaga uko nshaka, narangiza nkajya gukaraba janaba, gukaraba umwana, nkafata amazi nkumva ko icyaha kikuweho, nkumva ndiyejeje, ngakora imirimo myiza. Kuko Qur'ani muri surati al-Baqara ni sura ya 7 mu gitabo cya Qur'ani, nyifite imbere yanjye ko nta mwanya wo gusoma mfite, havuga ko amasengesho akuraho ibyaha, gutanga amaturo yewe n'imirimo myiza bikuraho ibyaha. Ariko twebwe abizeye Kristo umwana w'Imana nzima, igikuraho ibyaha ni ukwizera Yesu, ukatura ibyaha, ukakira imbabazi za Yesu, tukezwa n'amaraso. Nicyo gikuraho icyaha nta kindi. Ubwo buzima rero urumva n'urugendo rutanyoroheye, nabibayemo cyane, mbibamo ndivuruguta, bya nibyo kwivuruguta. Igihe cyaje kugera rero njye no mu gisirikare, mu kugisirikare noneho biba pure, mba mu bikurushaho. Igihe kimwe ndibuka muri jenoside itangira, umunsi nyirizina yatangiraga ku itariki 6/4/94, nari mfungiye mu kasho i Kanombe. Twari abantu nk'umunani, baradukatiye gupfa. Ariko kuko Yesu yaramfiteho umugambi, uyu munsi ndi muzima. Banshinjaga ngo ngo nyoboye itimu y'abantu ngo inyenzi ziha amafaranga tukajya kwica abayoboke ba emerenite. Ariko ibyo ntago byari byo, inyenzi ntaho nari nziza. Ariko Imana yaranzigamye muri urwo rutare bari bamfungiyemo, kugira ngo ntakora ibara ntamena amaraso muri iki gihugu. Ko nari umusirikari, yari service commande, bashobora kumwe ati jya kwica runaka. Ariko Imana inshyiraho, je ntago nari nzi ibyo ari byo. Nk'uko gufungwa rero, jenoside yabaye itangira, nari maze iminsi 62. Bagombaga kuducira urubanza rwa burundu bavuye gusinya amasezerano ya Arusha. Kubw'amahirwe make, kubw'inyungu zanjye, abari kutwica, abari gufata umwanzuro wo kutwica, baguye mu ndege bafana na Habyarimana. Komeza urwo rugendo. Noneho igihe inkotanyi zasatiraga gufata ikigo cy'Ikanombe, igihe umuntu twari dufunga ngo yari afite Bibiliya, noneho njye Bibiliya nkayifata, kuko nakundaga igifaransa cyane, yaranditse mu gifaransa, ngasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice niba nzeka ndebe twahareba twahareba. Ariko aho hantu niho naboneye Imana, ariko sinamenya iyo ariyo kuko narakabakabaga. Wari ukiri muri Korowani? Nari ntara urebye nari ntaravayo. Ni Hoseya
ntabwo ndi kuhibuka neza ariko ijambo havuga hari ijambo nasomyemo wenda turi buhabone ijambo ndisomye haravugaga ngo nimuze tugarukire Uwiteka ngo niwe wadukomerekeje kandi azatwomora ngo niwe uzaduhembura ngo tumaze kangahe tutari ngo nta kabuza nakumva ayo magambo ahantu twari dufungiye buri muntu bamugaburiraga karushe k'ibishyimbo ku munsi akarushe k'ibishyimbo ku munsi kuko urumva twari ibicibwa nta n'umuntu wadusuraga nari mfite bakuru banjye mu gisirikare Kanombe ariko ntibari bemerewe kuhajya bahageze bari kubita ko ari abagambanyi kimwe nanjye ariko bitewe nuko hari amabombe yavaga zandera akaza akikubita mu kigo twagize ubwoba twagira ubwoba ngafata rya Bibiliya ngasoma rya jambo numva nongeye nujuje imbaraga ntazi aho zivuye numva mfite ibyiringiro nkabwira abantu ntituzarinda tuva nta bombe tuguye nuko byagenze i Kanombe baje kuvamwo natwe umusirikare aza kwibuka ko aho ngaho hari abantu bafungiye maraza curugi natwe dukurikira abandi turaza tugera muri Eto Kicukiro ari naho nize segonderi nize muri Eto Kicukiro bari barimo barasa amabombe mbese byari byabaye ya minsi 3 bavuga mu mateka y'ibyabaye nari ndaho muri Eto ariko nza jya gusura umugabo witwa Rafayili nabanaga n'abana be niga muri Eto nifite nyango ndebe niba hari ndahamusanga abandi baragiye waraharihishe mu nzu turaganira hageze arambwira ati ko mbona inzara yakwishe hano harimo ibiki n'ibiki nawe nta biryo nkeneye ahubwo musaba igitabo cyari kirambitse ku meza yiwe mu ahabika ibitabo ari Bibiliya wamusabye Bibiliya namusabye Bibiliya nabwo nta mafaranga nkeneye nta biryo nkeneye nta Bibiliya harimo ijambo nakunze ugikurikira rya ryo muri Hosea niryo nashaka gusoma Bibiliya ndayitwara nsubira muri Eto tugeze muri Eto hari amabombe yavaga aturuka mu gice cya Zandera ngiye kubona abantu twari twicaye nk'abantu nk'ijana ngiye kubona mbona ndazamutse mu kirere ndambuye Bibiliya ndi gusomera aba bantu urumva ni Salimu umupagani Salimu umupagani ufite Bibiliya ariko uruguhumurizwa na rya jambo niyo mpamvu iyi Bibiliya ijambo ririmo n'ukuri n'umwuzuro n'ukuri naje kugera mu kirere mbona abantu bose basigaye bicaye hasi mbese nsa nka wa byo bita ngo niyama mu kirere Bibiliya irambuye nagiye kumva numva inkubira kubise naho ni bombe yari ikubise handi nari mvuye nsubiye hasi abantu bose inyama zari zivanze harukamwe akana k'imyaka 12 kakomereza akaboko nkavanamo ntangira gutekereza ko ari iryo jambo nasomaga rinyeretse imbaraga zirimo ndokoka gutyo dukomeza ubuzima igihe cyaje kugera nyine twihuse ndakomeza nigira mu bihugu nagiye Goma hariyo za famiye nza kuhava ndakomeza n'urugendo rutoroshye ngeze Goma ahurira na Shehe Jamada ayobora umusigiti w'ahantu Gatindo witwa Nyabushongo arahari ni muzimana n'uyu munsi aho ni muri Kongo Igoma niwe wanyigishije ibintu byinshi cyane akanyigisha uburyo dukora amadoa tukayashyira mu mazi tukayanywa amadoa ni ikigo doa ni nk'isengesho ariko yabinyigishaga mu buryo bw'ibipande bya bindi uva ngo yamusomeye igipande ukabona nk'umukobwa nuko musomera igipande ukamusomera doa akaza gukurikiye kugira ngo umusambanye cyangwa se ushaka ibindi runaka bimeze nk'amaji Shehe Jamada arabinyigisha ni umunsi na bugingo n'ubarahari no mu weekend ishize nabonanye nawe nagiye za Gisenyi turabonana ubwo buzima mbamo kandi myitwa ngo ndi umusilamu usenga Imana imwe rukumbi mba mu izo nzira mwaye masengesho n'ibyo bikorwa nakoraga ntibyigize bimpindura ngo bimvane mu byaha nakumisa kurusho kugenda mu mwijima kuko kuri iki gihe hari amadini agaragaza ko afite ikarita akakwereka ikarita y'umweru ariko indani inyuma y'iyo karita harimo ikarita y'umukara bimeze nka ya sega rero imeze nk'intama naje kuvaho ndakomeza urugendo rutoroshye nshaza Ijwi ndambuka nshaza Nyabibwe ntaraverisa mpinguka hafi za Kisangani nerekeza hehe Mbandaka ngeze mu nzira hari abana benshi twari kumwe batanga n'ubwo buhamya njya gushaka umusaza ama izindi mbaraga kuko nuvuga nta mutima ushira urubanza ama imbaraga ziri mu gashumi kaboshye nakenyeraga mu nda arambwira ngo uramenye ntuzaryamane n'umugore ku manywa nuryamane n'umugore ku manywa ku kantu kazagenda
imbaraga zagushiraho izo mbaraga maze zashiraho. Tugeze ahantu bita Chowapa, ari kumwe na petit frere bucura bwa mama. Ubu ari Brazzaville, ni umwubatsi aba Brazzaville. N'abandi bageze muri 21. Twagize Chowapa, yari yamwe ngo nugera ku ruzi ujye usinziriza urambika ikirenge cy'iburyo ku mazi usinzirize. Nugera ku ruzi mbere ko rwambuka ujye urambika ikiganza ikirenge cy'iburyo sinzirize. Mvuge niba ari ukwambuka mvuge ni kwambuka. Nzajya nkanguka nageze hakurya y'uruzi. Nuko byagenze. Byarabaye ibyo byarabaye muri umuntu wanjye nuko atari naha yabihamye kuko niwe muntu wabihamye twari kumwe. Salimu wambukaga gutyo? Yes. Washoboraga no kwambutsa umuntu? Nambukije bose twari kumwe. Ubwo narahageze ndabwanira mwese mufate ku ishati. Mufate muri umuntu wanjye niwe wabanje kumfata. Abandi bose bagenda bafataho. Noneho bo baravuga ati ngubu yari umusirikare w'umukomando. Buri yagiye gusimuka gikomanda we mwese musinzirize. Mwese musinzirize bose barasinziriza. Bitavuga ni kwambuka. Amaso tuyakangura twese turi hakurya ya Chowapa. Mu nzira yerekeza Mbandaka. Ruzi rwitwaga ngo iki? Rwitwaga Chowapa. Chowapa. Yego. Turarwambuka. Bitavuga ntibinime izi n'izindi mbaraga. Tuba bivuze ngo mu nzira ho nagendaga hose nagenda nshakisha ahantu hari abapfumu bakomeye, ahantu hari abamarabu niba ari abakora igipfumu kijyanye gikomoka gifite inkomoko mu Kisaramu cyangwa se gifite inkomoko mu Barabu. Bitwa abamarabu bakora ibyo bita marabutaje. Ubwo buzima mbubamo kandi se aho tugeze ngashyira umuswara isaha y'iswara yagera ngasare ukerekeza aho izuba rirengera ugasareba kibra. Nkareba kibra do bivuga ngo isengesho ryanjye ryose nkaryerekeza muri Kaba. Hahandi umva ngo ibuye ryirabura ya Kaba cya kinyamubyimba cy'impande enye iri mu musigiti wa Maka. Kuko niho umusiramu hose agomba gusenga areba. Amasengesho n'ibitekerezo bidirije vers Kibla. Kuri Kaba hari kuri Kaba. Kandi nkora ibyo. Igihe cyarageze mvaho ndagenda njya muri Central Africa. Noneho ngezeyo ninjira mu gice cy'abasilamu cyitwa Abatijaniya, ni communauté ya Kisilamu ariko yashinzwe na Shehe Ahmad Tijani wo muri Senegal. Bari bafite amashuri, bafite ibigo bikomeye, nibyo mbaho ngaho. Noneho ndigishwa nyirizina nigera ku birenge byabo. Ariko uko mpigamiza kuhasanga n'undi mugabo w'inshuti yanjye nawe wari namwita hari umurozi, kuko ni umuntu wambwiraga ngo ibi nibi nkabibona. Yari afite umugore w'igini yazaga iwe mu masaa 6 z'amanywa, ku buryo yari yambujije kuza saa 6 kujya mutahurira. Ariko rimwe nza kuhagera nibeshye ndahamusanga. Ibura bita ngo ni rasirene cyangwa se samaki mutu niko babyita, umugore wo mu mazi ba Madamu Samaki. Bibaho. None umunsi igitanda cy'uwo mugabo igini rimaze kugenda anyereka ahantu rizamukira hari icyobo munsi y'igitanda niho ryazamukiraga. Nawe yampaye ibintu byinshi cyane. Noneho ndagenda ndushaho kuba mubi. No kuvuga ngo wari ufite za mbaraga z'akagozi wambara ukagira n'izazindi wahaye n'umusaza ukagira n'izo zo muntu. None ahubwo hari undi witwaga Rudwani. Uwo Rudwani hari abantu bamuzi bari hano twabanyeyo baramuzi. Hari umumama umuzi utuye mu Koto hano i Rulindo, nawe twabanye aho ngaho. N'ubu nguhaye telefone wamuhamagara ati wo Rudwani uramuzi? Yampaye ishapure. Uwo Rudwani wayoboraga ubusilamu bwo muri ya bihugu byakoronijwe n'Abafaransa. Ngo muri hari byo hagare Central Africa, Chad na za Cameroon. Ampa tasbihi iri ya shapure iri mu imbaraga ku buryo nayirambikaga hasi nta muntu wayiteruraga. Dekada yapimaga nka toni. Donc uburemere ariko yari isanzwe. Hari mu imbaraga ramwe ngo ingi zakurinda. Igihe cyaje kugera ndazamuka njya Chad, mara igihe gito ndongera ndagaruka Central Africa. Numva naho bisa nkaho bimbihi, ariko nagendaga ni Imana yari kunyebura ngo ngaruke inyuma nzagere mu Rwanda kugira igihe nzasatira agakiza. Nambuka Kinshasa nkiyegwa Dorite, nza kuva njya mu ngabo zaho zari XFAR cyangwa se sinzi ukuntu nazita, icyo gihe bazitaga ngo nariri
arire niko yitwaga iyo mitwe yitwaje intwaro mbona bari kwica abantu ndavuga nti no mwavuye iwacu mwisha abantu naha muri kwica bene gihugu mbese muzataha mu Rwanda bandyamishije ku zuba hari abagabo bo kubihamya twari kumwe bagarutse no bari mu kigo icyo gihe ndakubitwa ariko Imana iza kumpa uburyo bwo kubacika kubera umugambi wayo kubera umugambi yari mfiteho nza kubacika ubwo twavuyeho twari turi za Kotakori dusubira aho bita Kasapa muri Katanga nza kuhava ndabacika mpita njya Kinshasa ngeze Kinshasa njya mu mutwe wa muri GMS mu basirikare nakwita nka garde présidentielle nza kuba mu bwo buzima niho nageze noneho ntangira gushaka izindi mbaraga mvuga nti reka nshaka imbaraga kuko bonaga nabo bari bafite imbaraga ziteye ubwoba hari nka General Agoloa aramuzi yabaye commandant de la ville de Kinshasa ubu nabanye nawe yari afite imbaraga z'abarozi Christian General Agoloa ubu yaranapfuye yari afite umwana wa bodyguard yari umunyarwanda witwaga Celestin no yabaga mu despe Agoloa yari umudespe n'ubundi kubwa mu buto yari afite imbaraga ku buryo yaturemeshaga inama akakora gutya intebe zikaza amafoto turi mu ishyamba tukabona intebe akabicaza mu madiva muri mu ishyamba cyane noneho nanjye ntangira gushaka izindi mbaraga kugira ngo byibura ureke ko wajya hafi wanzabe nka general izo mbaraga ndazishaka ngasenga ariko uko nabikoraga byose byarushaga kunjyana habi igihe cyaje kugera ariko tukiri aho ubwo warabikora ukanasari inarasari newe na muri somo Ramadani ya mikisibo cya Kisilamu naragikoraga kawaida ntagikora pe ariko ibyo byose mbifite ariko ibyo ntibyagutangaza n'uyu munsi wa none memo no muri amatorero turimo yacu ya Gikristo hari abameze baryo banze kurekura banze gukizwa none se ubwo nabikoraga ntari umusiramu uwambonaga mu nzira ntibonaga ko ndi umusiramu nyakuri w'intangarugero muri icyo gisirikare nabagamo n'igihe wari imamu mukuru imamu ni ukuvuga ko n'igihe wari umuyobozi w'abandi w'idini mu gisirikare ariko nkanga abakristo byagupfa byo gupfa narabangaga nkumva nanabica birumvikana ariko Imana ishimwe ko ibyo nangaga uyu munsi ari byambereye ibyiringiro yego igihe cyaje kugeraho twihuse igihe cyaje kugera ngera ahantu twagiye muri zone Ruwayara aho Perezida Kabila yavukaga ariyo tugiye gukora uburinzi baza kundangira undi mupfumu ukomeye umugabo we nawe uwo mupfumu yari umudamu umugabo we nawe yari imamu wo mwako kaji yari imamu w'umusigiti nza kujyayo ndarayo ansabye amafaranga 20 ndayamuha warayamuhaga ngo ni mushale cyangwa se byandi mu Rwanda bitanga no gutanga niba ari imbuto kera mu buraguzi bwa kera yaranaga iyo ngiyo muri monde visible bwacya mu gitondo akajya yareberamo nkurebera mu ndorerwamo angezeho nkajya mbona afite ubwoba bitewe nuko nanjye nari maze kugira imbaraga ninjiraga mu nzu y'umupfumu ibirimo byose bikabyina kubera za mbaraga z'umwijima nari mfite iyo zarushaga imbaraga z'umupfumu ngiye kureba ibyo mu nzu byo wumvaga biri kubyina bikomangana kubera ko nyine mfite imbaraga zirutize nkajya mbona ari gushaka kwiruka nkavuga nti yewe ntinabanza murusha imbaraga naho kumbe hari ikindi yambonagamwo aricyo mpagazemo uyu munsi biza kugira harambwira ngo ariko ubundi Imana usenga ni iyi ndavuga nti senga Imana imwe Allah subhanahu wa ta'ala itabyara itanabyara arambwira ati ntago nkuruzi amaso ndayaruzi ariko umubiri wawe ukikijwe n'inyenyeri gusa urumuri rwazo rurimo gutuma ntabona ibyawe izi nyenyeri zivuga iki ngo ni abamarayika b'Imana bakurinze birancanga ati kandi ntago uzapfa bazakurinda uzasubira iwanyu wakomotse uzanabyara abantu uzaba amahoro sibwe hanuye nibwo hanuye naho kumbi ndamaze nise izo mana abo bamarayika urukumbo naho bandinze izo nyenyeri niyo mana bite arambwira ngo jewe imana zanjye zabankambo ambwira ngo imana zanjye z'abakurambere izikorana niyo brinzi nkubonaho naho kumbi Imana niba ari yamukoze ku maso ntumbaze abona ko byanga bikunda hari igihe nzakizwa kuko abo bamarayika bari bandinze kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abamarayika ni ingabo zirinda bazaragwa gakiza
nubwo nari mu byaha ariko Imana yari izi yari mfiteho umugambi ko igihe kimwe izamfata kandi nuko byagenze. Igihe rero niho igihe cyaje kugera ndatahuka mu Rwanda mu kwezi kwa 4 2023. Ngeze mu Rwanda ntangira gutekereza kubera imyumvire y'abanyarwanda masanze murabizi ni cya gihe ikusanya makuru ryari rikomeje bari gufata abantu bagiye bakora ibyaha. Maze kugera mu buzima busanzwe abantu bako bati wowe waraje wari umusirikare inkotanyi zizagufunga pese bantera ubwoba nkwambase zizafunga ko nzi ko ntacyo nakoze kenshi nazirenganyirijwe ko nzafungwa bituma noneho ndavuga nti aba izi mbaraga mvanye mu bihugu byo hanze reka nshake noneho imbaraga zo mu Rwanda zizankize zizandinde nibwo banyoboye kwa Mwamini hano Ikinyinya. Mwamini ubwo ni muntu ki? Umusiramu w'umupfumu uri hano Ikinyinya munsi ya house de chief. Mwamini nawe ampibye inshyiraho banjyana kundi witwa Doguteri Karekezi Ijabana. Imana ishimye ko yakijijwe yari afite nyabingi 9 Ijabana umuntu witwa Doguteri Karekezi. Banjyana ngeze yambonye ati shati nawe ntago uri umwana nkoze mu ntoki byonyine avuga ati imbaraga mfite aravuga ati shati nawe uri umugabo. Ibya daimoni bye biraza bivugaho nagiye mvana ibintu nawanti bindi birakurondora yego urumva ko nari meze. Ndongera banjyana ku wundi uzamutse Karuruma ukajya hejuru ahantu hahoze hari umurenge wa Muhororo kera batarahuza imirenge hafi n'urusengero rw'abagatulika. Hari umugore ufite nyabingi y'ikigore cyicaye mu kibindi. Ndagenda nicira ku kirago icyanyabingi kiba kirambwe ngo ndugusalimu kivuga mu izina banditabye ngo karame mama. Reba aho nari ngeze nitazanya bingingo ni baba kandi mama arahari yitwa Bernadette ari hanika atuye hano igihugu mama umbyara afite imyaka 90 hafi nini. Ariko jewe nari zanye bingi zara ababyeyi nari nazize ngo nababyeyi banjye birumvikana ko wari waratarnya warama ubwo ubuzima mubamo none icyaje naje gukizwa ne satira ahantu nakirijwe gukomeza ikiganiro. Yego nabaye mu bwo buzima ndivuruguta ibi bita kwivuruguta kandi ngasana nakunda ko ngeze mu Rwanda nabonye ubusiramu bwaho nubwo natojwe bigiye bitandukanye. Ubwo njya urumva nabaga mu batijaniya noneho batwitaga ba mustarishidina wa mustarishidati. Ngeze mu Rwanda ntabahaba nkabona abasuni nkababona ukuntu nabona abashite nabo nuko mpfa kugerageza mu banswara nkajya njya mu ranswara mu materaniro y'abanswara ariko nyirizina nakunda gusara ku musigiti wa hariya Karuruma. Yego nkabona ntibimacinga ntabwo bari ku rwego rwawe. noneho ntangira za intambara sinzi niba naziti zo mu mwuka ntangira intambara nkajya numva hari ibintu bindwaniramo narabuze amahoro. Nari ntuye mu gipangu ahantu nakodeshaga harimo abantu b'abakristo bo muri ADPR umumotari papesite n'abamesteri. Imana ibaho umugisha amina. Igihe kimwe kingereraho mbura amahoro nza kuza Remera ngeze kwa Rando nkasanga umugabo ari kuganira n'umugore twari tuziranye turavugana numva ari kumubwira ati twashimye Imana igihe usengera umwana wapfuye akazuka. Akibivuga mpita mugana uyu usengera abantu bakazuka buri imbaraga afite nanjye yazimpa. Mpita ntekereza muri iyo lisansi ariko nibwo buryo urebye nibwo buryo Imana yacishije kugira ngo ndangire mbone inzira trace z'agakiza. Yego uwo mukobwa izina rye riranyihishe ariko avindimwe n'umupastor witwa Celestin wari ufite urusengero rwitwa Igisubizo na za mikrofone zitwa Igisubizo. Yego ndamubwira nti nanjye rero nari nkeneye ko wansengera twaganira amparandefu. Ngeze mu rugo amahoro ndayabura inzimbana nini ndamuhamagara ninjoro arambwira ngo uzinduke. Narazindutse njya mu migina ku rusengero rw'Igisubizo. Hageze masanga umuzama njyana kwa Pastor Celestin mu rugo masanga uwo mukobwa akinkubita ijisho arambwiraga Imana yavuze ngo dore nabone dore cya gipindi cy'abarokore. Yego anjyana mu nzu turicara turaganira atangira kundondora inzira zose nanyuzemo ampera mu bworo bw'ikirengeza mu gitwariro n'ibyo nasize mu rugo n'ibyo nambariye aho ngaho turi kumwe byose ndavuga ni kabisa noneho mfashwe mateka arambwira muze none se nkora iki